Ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bakunze ba Mana Rwanda TV, bakunze ijambo ry'Imana. Twabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye ni Simbizi Saidi, umuvugabutumwa international. Amen. Mureke dusenge. Uwiteka Nyiringabo, mwami ukomeye, Data wa twese wo mu ijuru, twongeye kugushimira. Buri kanya turagushimira, ariko kano kanya by'umwihariko turagushimira cyane. Data Nyiringabo, kugira ngo ubane natwe, ubane n'abakunzi ba Mana Rwanda TV n'abakunzi b'ijambo ry'Imana, duhe umugisha. Data Nyiringabo, akaboko kawe kabane natwe, wagura intambwe zacu, turinde ibyago ntibitubabaze. Kirogoya yose yaboneka muri iri jambo, yatwikubise hasi mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mana yacu ishimwe. Bakunzi ba Mana Rwanda TV, bakunzi b'ijambo ry'Imana, twongeye kubasuhuza n'ukuri. Turabanezerewe. Ni muri iki gihe cy'akavura, kavura karimo karagwa, murimo murabyumva ku mabati. Ese aho muri burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, muraho murashima umwami Imana. Haleluya. Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, ibaho umugisha, ihaze kwifuza kwanyu. Nge Evangeliste Simbizi Saidi, ndabanezererwa cyane bakunzi b'ijambo ry'Imana, nkabanezererwa bakuntu bakunda cano inyuraho ibiganiro, ikanyuraho indirimbo z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera waranyoboye unyereka ko kuri cano ya Gikristo ya Mana Rwanda TV y'ijambo ry'Imana ntagomba kunyuzaho ibintu ibyo ari byo byose. Haleluya. Amen. Kameramani nturangare, wumva umuntu akinguye ngo urangare. No. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nuko mpitamo kujya mbagezaho ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nari ndimo baza mumeze muti, ese ubuzima buragenda? Uhagaze ute muri iyi si ya rurema? Uhagaze ute mu Rwanda? Urabona ukumva ufite ubukene, ukireba ukavuga uti nge nakwisuzugura. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntukwisuzugure. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Amen. Ugize ngo iki? Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Uyu munsi ushobora kuba uri umukene, uyu munsi ushobora kuba nta rubyaro, ariko Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Reka bagusuzugure, reka bagukubite hasi, reka bakwange, ariko nkubwire ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere ni intwari kandi irakiza. Imana yacu ikurimo imbere, Imana yakuremye, irakuzi, izi myicare n'imihagurukire. Rero wicika intege kubw'abantu bari kukuvuga, wicika intege kubw'abantu bagusuzugura. Imana yacu ishimwe cyane. Hano Bibiliya ndayikunda cyane, nkunda ijambo ry'Imana. Mu bami ba mbere ibice 16 ku murongo, uhereye ku murongo wa 30 ugakomeza, ibice 17 ugakomeza. Muri ibyo bice tuhasangamo inkuru y'umugabo bitaga Ahawe. Hano Bibiliya itubwira iki? Ngo ariko Ahawe mwene Amuri akora ibyangwa n'Uwiteka kurusha bamubanjirije bose. Ngo nuko bimubereye bito kugendera mu byaha bya Yerobowamu mwene Nebati. Haleluya. Ariyongera nyarongora Yezebeli umukobwa wa Etibari umwami w'Abasidoni. Aragenda akorera Bali arayiramya, yubakira Shera, yubakira Bali icyotero mu nzu ya Bali yari yubatse i Samariya, kandi yiremera Shera. Ndetse Ahabu arusha abandi bami b'Abayisiraheli bamubanjirije bose kurakaza Uwiteka Imana ya Isiraheli. Ese wasanga nawe utararakaje Imana? Ese wakoze ibishimwa n'Uwiteka? Ese wakoze iby'Imana ishaka? Ese warakiranutse?
cyangwa wakoze ibibi kurusha bakubanjirije, wakoze ibibi kurusha ba sokuru, wakoze ibibi kurusha ba nyogokuru wawe, wakoze ibibi kurusha b'abanyabyaha uzi, wakoze ibyiza nibura kurusha bakubanjirije kugira ngo unezererwe n'Imana. Haleluya. Ngo Ahabu yakoze ibibi ndetse ngo arongora umugore bitaga Yezebeli, baragera bubakira Bali, baramya Shera, ngo ibyo birakaza Imana, ngo akora ibibi kurusha abandi bami bamubanjirije, kurakaza Uwiteka. Mukajye murakaza Imana. Haleluya. Amen. Baragenda Ahabu akora ibibi, yawe na Yeriko ngicyo gihe irubakwa, kandi Yosuwa yari yarabibujije. Amen. Ariko haboneka umugabo ariwe nshaka ko tuganiraho, bitaga Eliya. Ngo Eliya yari umusuhuke wita Ishubi. Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi. Haleluya. Asanga Ahabu aramubwira ati, Ahabu we, ibyo wakoze ibi wakoze ni bibi. Dore wubakiye Bali, uramya Shera, ibigirwamana urabiramya, mwibagirwa Imana yanyu. Haleluya. Abantu bibagiwe Imana yabo muri iyi minsi, bari mu busambanyi, bari mu matiku, bari mu mashyari. Abantu bibagiwe Imana yabo, ariko ngo barashaka Imana bavugisha, yakuvugisha gute ukiri mu byaha. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Abandi barajya gusenga wowe ukajya mu kabari, abandi barajya gusenga wowe ukajya kuraguza ukajya mu bapfumu, abandi barajya gusenga wowe ukajya mu magambo y'inzangano, abandi bagakiranuka wowe ugakiranirwa, ukaba uri umukobwa ugakiranirwa, ukirirwa utendeka abahungu nk'igihumbi, ukaba uri umusore ugakiranirwa, ukirirwa utendeka abakobwa nk'igihumbi kandi uri umurokore. Wasenze Imana ikaguhitiramo. Amen. Abantu barakiranirwa muri iyi minsi, abantu barakiranirwa, bagakiranirwa mu nsengero. Mu nsengero ugasanga harimo amatiku, mu nsengero ugasanga harimo amagambo, mu nsengero ugasanga harimo abahanuzi b'ibinyoma. Abantu barakiranirwa, abantu barakiranirwa, ntabwo bacyubaha Uwiteka. Ubundi umuhanuzi w'ukuri yavugaga icyo Imana yamubwiye, yanakivuga kigasohoka. Ariko umuntu arahaguruka agahanurira umuntu ibinyoma kandi azi ko bitazashoboka. Haleluya. Abandi nabo bararambiwe, wagira ngo barambiwe Imana. Haleluya. Ngo ariko Eliya wita Ishubi asanga Ahabu, aramubwira ati, kubera ko wirengagije Imana yacu abasogokuruza yabakuye muri Egiputa, ugakorera Bali, ukuramya Shera, ugakora ibyangwa n'Uwiteka, ukimura Imana yacu, none reka nkubwira Ahabu warakosheje. Ahabu ngo mwitegereze, haramusuzugura cyane, haramubwira ati, ariko ubundi wowe umaze urinde? Abwira abantu bati, ngaho nimujye mu bitabo mushakishe murebe koko niba koko harimo umuhanuzi, uyu muntu ari umuhanuzi. Ngo bareba mu bitabo baramubura. Ariko nagira ngo nkubwire, nubwo utazwi ku mudugudu, nubwo utazwi mu isibo, nubwo utazwi aho ngaho utuye, nubwo utari kumenyekana aho ukorera, nubwo utazwi aho usengera, nagira ngo nkubwire, Imana irakuzi. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Haleluya. Ni intwari kandi irakiza. Wabatungura, watungurana, wakora ikintu kikavugira mu matwi y'abantu, wakora ikintu kikamenyekana aho utuye, Imana yakukoresha ikintu. Haleluya. Ngwere yaravuga ati, yewe Ahabu we, reka nkubwire ibyo wakoze ni amakosa. Ahabu ati, rero sinkuzi wa mugabo we, cyangwa nguteze inkeragutabara, kuko nta musirikare wanjye wagukoraho, nta muntu w'ibwami wagukoraho, kuko ntabwo uzwi. Ahabu aramubwira ati, ntunyirukanye, imvura ndayitwaye n'ikime ndagitwaye.
umva umuntu usenga, umva umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Nibyo nagira ngo nkubwire, Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Icyo wakwatura, ijambo wakwatura, kubera ubana n'Imana neza, Imana yariherekeza. Haleluya. Imana yarakuremye iguhumekeramo, iguha umwuka w'ubugingo, atura kuzakira, wikwatura kuzakena, wikumva baragusuzumuye nawe wature kuri insuzugurwa. Oya, wikumva bavuga ngo uri mubi nawe wature ngo uri mubi. Nagira ngo nkubwire, ijambo rya guturuka mu kanwa ni ijambo rifite imbaraga, kubera kuri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Haleluya. Mujye mwatura amagambo meza, muvuga amagambo meza kuri mwe, muvuge ko muzakira. Nanjye nzakira, njyewe Evangeliste Simbizi Saidi, byababwira ko ndi umuvuga butumwa international. Niba rero ushaka kuvuga ko ntari international, uzamanze yuko Imana yankuye. Imana yankuye hakomeye, Imana inkura mu bikomeye, irazana inzira imbere yayo, nahanga irankura mu bikomeye, irankura mu bikomeye, kuko ntabwo ndoroherwa ngo ngire tashi. Ntabwo ndoroherwa ngo Yongwe yaravuze ati ngenzuba kwa Yongwe house, nanjye nzabaka Simbizi Saidi house. Haleluya. Mbishyiremo. Atura amagambo meza, wikwatura kuzakena, wikwatura ko ntacyo umaze, wikwatura ko ari wowe nsuzugurwa. Ariko nagira ngo nkubwire, Uwiteka ntabwo Imana yakuremeye kuba insuzugurwa. Iki nicyo cyigisho nashaka ngo mbabwire. Tuzakomeza amateka ya Eliya, uko yatwaye imvura nuko byaje kugenda, ayo tuzagenda tuyakomeza dusoma Bibiliya dusobanukirwa. Ayobwa n'umwuka w'Imana, nibo bana n'abanyamwuka nyine, nibo bana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Twe tuyobogwa n'umwuka wera. Ngibyo abanyamwuka bimenywa n'abanyamwuka nyine. Amen. Bibiliya kwisobanukirwa n'umwuka wera, natwe umwuka wera wa watumanukiye. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Rero nagira ngo icyo ijambo nari nkuzaniye, nagira ngo nkubwire, Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza. Yakoreye muri Eliya agatwara imvura n'ikime, ni intwari. Nawe uracyafite intwari muri wowe, intwari ya Isiraheli, intwari ya Yakobo. Ivuga iti intwari yanjye, nanjye intwari ya Saidi. Uwiteka Imana yanjye iri muri njyewe imbere, ni intwari kandi irakiza. Imana y'amahoro iguha umugisha, ibaha umugisha aho uri, aho wicaye. Bana n'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.